murakoze cyane. Mwiriwe mute? Nifuje ko uyu munsi ku cyumweru tuganira ijambo ry'Imana. Nitwa Mugisha nk'uko nkunda kubibabwira, ubutumwa bwiza. Uyu munsi rero turi mu bihe bigoye, abantu benshi bari kuvuza induru cyangwa basakuza bitewe n'ibibazo biriho, kandi koko uruhande rumwe navuga ngo wabumva, ariko ijambo ry'Imana ribivugaho iki? Riravuga ngo mu bibaho byose duhore dushima, kuko ari byo umwami Imana ishaka. So tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo gushima Imana. Turaza kuvuga ku mugabo umwe washimaga Imana malgré ibyo yabaga ari kunyuramo. So niwe turaza kwifashisha, nitumara kumwifashisha dufate umwanya wo kuramya no gushima Imana. Maze iminsi nibaza ku gushima Imana. Ni ikintu kigari, ni ikintu abantu twese twakagombye gukora uko umutima utera, akaba ariko dushima Imana. Tutarajya kure, wibuke gukora subscribe. Urajya ahantu hatukura handitse subscribe, uhakande. Numara kuhakanda barakuzanira akazogera, ukande hejuru kuri ako kazogera. Uraba udufashije, kandi nawe ibyigisho byacu bizajya bikugeraho uri uwa mbere. Murakoze, Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane. So tugiye kuganira ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cya Zaburi, cyangwa mu ndirimbo y'150. Turaza kuyisoma. Ni Zaburi ngufi, ntabwo wenda nza kubatindira. Turaza kuyisoma yose, niturangiza dusangire iryo jambo, tuvuge ngo gushima Imana. Ese Dawidi yashimye Imana, yashimaga Imana bimeze gute? Ese koko birakwiye ko dushima Imana muri circonstances zose twaba turimo, cyangwa mu buzima bwose twaba turi kunyuramo? Ese muri iki gihe isi yugarijwe n'icyorezo gikomeye, Imana iracyari yo gushimwa cyangwa ntabwo ari yo gushimwa? Hari umwana w'amasenge, iyo bamaraga kurya baravugaga ngo Yesu ashimwe. Noneho we rero yaba atahaza akavuga ngo yashashimwe. Wabona hari n'abantu benshi bameze nk'uwo mwana muri iki gihe bavuga ngo yasashimwe, ariko ahora ashimwa, ahora ari uwo gushimwa. So reka dusome ijambo ry'Imana. Zaburi 150 haranditse, haratangira ngo haleluya, mushimire Imana ahera hayo, muyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo, muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishimire nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi, muyishimishe ijwi ry'impanda, muyishimishe neberu n'inanga, muyishimishe ishako n'imbyino, muyishimishe ibifite imirya n'imyirongi, muyishimishe ibyuma bivuza amajwi mato, muyishimishe ibyuma birenga, ibihumeka byose bishima Uwiteka. Haleluya, haleluya. So iri ni ijambo, ni Zaburi isoza Zaburi. Niyo ndirimbo ya nyuma yanditse muri Zaburi. So niyo gushima Imana, niyo gushima Imana, tukayishimira imbaraga zayo. Hari uburyo bwinshi bwo gushima Imana. Hari mu nsengero nyinshi ngenda nsengeramo, cyangwa ahantu nakunze gusengera, abantu benshi bakunda gushima Imana barokotse ibintu bikomeye, bakavuga ko barokotse urupfu rwari rukomeye, babonaga urupfu rubatwaye, ariko mu by'ukuri Imana yabarokoye, kandi koko iba yabarokoye, igomba gushimwa. Gusa ugasanga ibyo nibyo bihora bigaruka. Abantu bahora bashima Imana ari uko inzu zabaguyeho bakarokoka, ari uko bakoze impanuka z'amamodoka, z'amamoto bakarokoka, ariko mu by'ukuri ugasanga bashima Imana mu njyana imwe. Haleluya. Bashima Imana mu buryo bumwe, uburyo bwo gushima Imana kuko hari icyo yakoze. Ntabwo ari bibi kwishima ko hari icyo yakoze, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo mu bibaho byose duhore dushima. Zaburi nyinshi yanditswe na Dawidi rero ni urugero rwiza rwagiye rushima Imana mu gihe abantu bavuga ngo cyo gushima
n'igihe kitari cyo gushima, we agashima Imana kuko yari yaramaze kubona ubugari bw'Imana, yaramaze kubona ko Imana ikora ibitangaza, ikora imirimo ikomeye, ariko n'igihe itayikoze igakomeza kwitwa Imana. Bavandimwe, Imana ni Imana. Mu bumana bwayo harimo ko wariye waburaye ni Imana, wambaye utambaye ni Imana, wabonye akazi wakabuze ni Imana, wize utize ni Imana. So gushima Imana rero birenze uko tubikora, birenze ko Imana yampaye amafaranga, birenze ko Imana hari icyo yampaye nkayishimira. Gushimira Imana dutegetswe cyangwa dusabwa gushima Imana mu bihe byose, mu bihe byose, mu bihe byiza tukayishima, mu bihe bibi tukayishima, mu bihe by'ubukene tukayishima, hari crise ikomeye tukayishima, mu bihe kandi tuguwe neza, hari ubukire, abantu bameze neza tukayishima. Icyo nicyo cyitwa gushima Imana. Ubundi Imana ntabwo tuyishimira ibyo yakoze, ahubwo Imana tuyishimira kuko ari Imana. Icyo cyonyine kirahagije, kwishimira ko ari Imana. Hari ibintu byinshi bitandukanye twashimira Imana. Hari agaposte ejo bundi nabonye kavuga ku musaza, bari bashyizeho ifoto y'umusaza, noneho uwo musaza bashyiraho bari kuvuga ngo yagiye mu bitaro, ngo afite imyaka 70 n'ingahe, ngo ajya mu bitaro bamwongera umwuka, ngo bamuca ku munsi niba baramuciye ngo amayero 500. Arangije avuye muri iyo bombone aza ari kurira gusa, ari kurira. Bakamubwira, se wowe ko uvuye mu rupfu ukaba uri kurira, iki ni igihe cyo kwishima kuko wongerewe igihe. We aravuga ngo ntabwo ndi kurizwa nuko mbabaye ko nongeye kubona ubuzima, oya, ahubwo ndi kurizwa nuko ubuzima bwanjye bwose ntigeze mbiha agaciro ku mwuka nahumekaga. Mu by'ukuri ntishyura n'atanu, kandi mu isaha imwe cyangwa mu munsi umwe nishyuye amayero angana gute, nishyuye ibihumbi byinshi by'amafaranga. Bishatse kuvuga ngo icyo cyonyine cyakubera ishimwe rihoraho iteka ryose, ugahora ushima Imana kuko uhumeka umwuka ku buntu. Muri iki gihe cya COVID-19 abantu benshi muri kujya mwumva ngo ibihugu bitaka ngo abarwayi babaye benshi, twabuze oxygene. Ni ukuvuga, bari kuvuga ngo twabuze umwuka wo kubongera. Wowe uri aho uri kurira ngo bagushubije mu rugo, induru zavuze ngo Imana nishimwe, ariko mu by'ukuri wibuke ko wowe ufite umwuka uhumeka utagura. Nta n'inkunga y'uwo mwuka guverinoma iri kugusabira, ariko twumva mu bihugu bimwe na bimwe bari gutaka ngo oxygene yabuze. Wowe uwo mwuka urawufite, uhora winjiza ukanasohora umwuka mwiza, uwinjiza unasohora umwuka mubi ku buntu. Iryo ni ishimwe wakagombye gushima Imana the rest of your life. Ugahora ushima Imana uyibwira ko ari nziza kuko yaguhaye umwuka. Nta kigega twikoreye cy'umwuka, nta rwa rubomboni ruri ku mugongo uhora wikoreye, no, ni ibintu biri naturel Imana yakuremaye. So ukwiriye kuyishimira icyo. Dukwiriye gushimira Imana ko yaduhaye umwuka w'ubuntu. Dukwiriye gushimira Imana ko uryama. Mu buzima busanzwe hari udukoko dutoya tubana natwo, kandi hari umuntu umwe nabonye ari kuvuga ngo abantu bose iyo baryamye barasama. Abantu benshi iyo baryamye barasama. Imagine kuba uryama ukasama, umuserebanya ntiwinjire, ntusange imibu yirunze mu kanwa cyangwa yinjiye mu nda, cyangwa n'inzoka. Icyo ni igitangaza gikomeye ko tutaryama ngo ibikoko byinjire mu nda, kandi ahantu haca ubugari n'imbeba yacamo. Murumva ko dufite impamvu nyinshi zashimira Imana. Icyo nacyo ngishimiye Imana ko njya ndyama ibikoko ntibyinjire mu nda yanjye, kuko ntabwo mbizi, nta kamera nishyizeho ngo ndebe ngo nsinzira mfunze umunwa.
birashoboka ko nanjye nsinzira nasamye, nawe kandi nuko birashoboka ko usinzira wasamye, ariko nta miserebanya iri mu nda yawe. Iryo ni ishimwe rikomeye. So iyi Mana ndi kubabwira ni Imana yo gushimwa mu bihe byose, mu mbera zose, umeze neza umeze nabi, covid yabishajije itanahari, ni Imana niyo gushimwa ibihe byose, igahora ishimwa. So hano rero bavuze ko tugomba kwishimisha ibyuma by'amajwi matoya, tukayishimisha ibyuma birenga, tukayishimisha neberu n'inanga z'imirya 10. Haleluya, dushimire Imana ahera hayo, tuyishimire ko turi bazima. So ikintu nshatse kukubwira umuvandimwe, nanjye nibwira, nuko tugira umuco wo gushima Imana, tukayishimira ukwiri, tukayishimira ibyo yakoze, kandi n'igihe tubona ko itabikoze, mu by'ukuri hari uburinzi bukomeye iba yagushizemo, hari uburinzi bukomeye iba yagushizemo, nabyo ni ukwishima. Murakoze cyane, mureke duhore dushima Imana, tuyishimira ahera hayo, tuyishimire isanzure yaremye, tuyishimire ko yashyizeho umucyo n'umwijima, igashyiraho izuba, igashyiraho n'igihe cy'ubukonje, tuyishimire ko yazanye imvura, tuyishimire ko itubeshejeho. Imana niyo gushimirwa mwene data. Ndeka ufatanye nanjye dushimire iyi Mana, kuko nta kindi wayitura kitari ukuyishimira. Mana, turagushimiye, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye ko uri mwiza, tugushimiye urukundo rwawe rwinshi, tugushimiye ubuntu butangaje, tugushimiye urukundo wakunze isi ugakunda itorero, tugushimiye urukundo wakunze umwana w'umuntu ugatanga umwana wawe w'ikinege. Izina ryawe nirishimwe kandi rishyirwe hejuru. Ndagushimiye nifatanije n'aba bene data bakurikirana iyi video bose ku isi, tugushimira, tukuzamurira amaboko, tuvuga ko ukomeye, nta wundi muhwanye. Izina ryawe nirishimwe kandi rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo uteze imbere umurimo w'Imana online, kuko mu by'ukuri irivugabutumwa turi gukora muri iki gihe ni ivugabutumwa ridusaba ko mukora iyo subscribe, mugakora notification cyangwa mugakanda ku kazogera, kugira ngo ibyo twigishije, ibyo tubabwiye bibashe kubagereraho ku gihe kandi bibagereho muri mu ba mbere. Murakoze, Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane.